mwagiye mumbwira ati mbicoco kubera iki utwigisha gukoresha ama platform cyangwa se uburyo twinjira mu masysteme kandi dufite n'ibibazo by'akazi cyane nta buryo wazadufasha tukagitugerezaho n'amahirwe y'akazi rwose. Nzajya mbibuka igihe nzajya mbona amahirwe amwe n'amwe kugira ngo nyabasangize namwe mwe mwagerageza umunsi ku munsi. Nk'uko mubibona hari amahirwe y'akazi umujyi wa Kigali yashyize hanze. Aha tugiye kureba ese uyu mwanya ni umwanya uhagaze ute, ese ninde wemerewe kwa applying kuri uno mwanya, ese uyu mwanya duteganya ko waba uhemba nk'amafaranga angahe kugira ngo nibura ugerageza abone uko agerageza, ese ushaka gusaba yabigenza ate, ni izihe dosiye asabwa kugira ngo abe yagerageza kuri uyu mwanya. Niyo mpamvu rero nimba ari ubwa mbere nyaboneka udukurikiye ugomba gukanda subscribe ndetse n'ibyo bimenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video ujye uyibona mu ba mbere kabisa. Aha rero nk'uko mubibona umujyi wa Kigali uragaragaza ko hari amahirwe arenga 116 cyangwa se imyanya 116 y'akazi ko kuba daso cyangwa se umwanya wo gucunga umutekano wunganira umujyi wa Kigali. Abagomba rero gusaba uno mwanya cyangwa se abagomba kugerageza kuri uyu mwanya bagomba kuba ari abanyarwanda, ugomba kuba ufite ID, agomba kuba afite ubushake bwo gukora kano kazi, cyo ni icyambere. Agomba nibura kuba atarengeje imyaka 26 kandi atari munsi y'imyaka 18, ubwo ndavuga agomba kuba afite imyaka 25 kumanura kugeza ku myaka 18. Ubwo abantu bashaje cyangwa bakuru bangana nanjye nyine aya mahirwe nagatureba, aya namahirwe y'abana bafite imyaka 18 kugeza ku myaka 25. Agomba kuba ari ndakemwa mu mico no mu myifatire, cyo ni ikindi. Agomba kuba atarigize akatirwa igifungo kingana cyangwa se kirenze amezi 3 n'urubanza rwabaye ndakuka. Agomba kuba afite impamyabumenyi y'amashuri nibura 6 yisumbuye cyangwa se afite equivalence igaragaza ko yaba yarize amashuri 6 yisumbuye. Agomba kuba afite ubuzima bwiza n'imbaraga kugira ngo ashobore gukora imirimo ya daso. Ubwo nyine agomba kuba ari physical fit kandi afite ubuzima buzira umuze bigaragaza n'icyemezo cya muganga. Atarigeze yirukanwa burundu cyangwa ngo asezererwe mu kazi ka leta, yatsinze ibizamini byo kwinjira mu bakozi bo muri daso. Bivuze ngo n'ubundi bazakora ikizamini kibe final selection cyangwa se kizatuma batoranwa bwa nyuma. Usaba rero cyangwa se ukeneye nyine kano kazi agomba kuba yanditse ibaruwa isaba akazi kandi akagaragazamo akarere akeneye kuba yakoreramo. Umujyi wa Kigali ugira uturere dutatu, igira Kicukiro, Nyarugenge ndetse na Gasabo. Ubwo rero ugaragaza akarere kamwe muri utwo turere dutatu wifuza gukoreramo, icyo ni icyambere. Icya kabiri agomba kuba afite fotokopi ndangamuntu, icyo ni icya kabiri. Ikindi agomba kuba afite fotokopi impamyabumenyi, ubwo ndavuga nyine agomba kuba agaragaza diplome ye, ndetse agomba kugaragaza icyemezo gitangwa na muganga kigaragaza nyine ko afite ubuzima buzira umuze. Ikindi agomba kugaragaza icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire. Murabona ko hano icya criminal record nago bagisabye, ariko nyine bashobora kuzagisaba nacyo ushobora kuba wamanza ukakiri questing ugategereza ko kizaboneka ukaba wohereje dosiye baba bagusabye uko ari 5. Hano rero nkuko bababwira ubusabe buzoherezwa mu buryo bukurikira. Mbere na mbere ugomba kumenya ko gutanga ubusabe bigomba gutangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 21 z'ukwezi kwa gatandatu, kandi bigatangwa mu masaha y'akazi kuva saa 3 kugeza saa 11 ku biro by'uturere uko ari dutatu. Uhitamo akarere kamwe, Gasabo, Kicukiro cyangwa Nyarugenge. Ku badashoboye kuhagera bazakoresha uburyo bukurikira. First of all, hari akarere ka Gasabo ni ukoresha email ikurikira. Iyi mail ni info@gasabo.gov.rw. Iyi niyo kohereza ubusabe muri Gasabo. Ya Kicukiro ni info1 ni info1@kicukiro.gov.rw, naho email ya Nyarugenge ikaba info@nyarugenge.gov.rw. Izi ni email wohereza kuri email imwe muri utu turere, uhitamo akarere kamwe nyine ugiye gusaba nkuko naberetse, no kugaragaza akarere wifuza gukoreramo. Ariko hari n'abashobora kugerageza amahirwe yose bakaprayinga mu turere uko ari dutatu twose. Bivuze ngo uzohereza email zitandukanye, iya Nyarugenge kwayo, ya Gasabo kwayo ndetse n'iya Kicukiro kwayo. Nizere ko iyi page muri kuyireba, iyi nirimo how to apply cyangwa se uburyo bwo kohereza ubusabe. Dusanzwe dukora video nk'izi ngizi ugasanga umuntu akutubwira ngo ngese ngo ubusabe ngo umuntu abwohereza he bitewe nuko abatakurikiye neza ngo amenye akantu ku kandi. Iyi paragraph ya nyuma cyangwa se umurongo wa nyuma ni ugaragaramo uburyo bwo kwa applyinga. Kwa applyinga no kujyana dosiye zawe zafuzwe hano hejuru ku karere ku minsi yavuzwe kuva ku 16 kugeza kuri 21 mu masaha y'akazi saa 3 kugeza saa 11, cyangwa se waba uri kure ukaba wakoreza ku email akurikira. Iya Gasabo ni iyi info@gasabo.gov.rw, iya Kicukiro ni info1 cyangwa info1@kicukiro.gov.rw, iya Nyarugenge ikaba info@nyarugenge.gov.rw.
ibi rero bikaba byasohotse ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. aka kazi kagerageza guhemba amafaranga arenze 100,000. ndumva daso ndetse na mwarimu nibo bantu bagerageza guhembwa amafaranga arenze 100,000 ku bantu bakorera kuri digiri ya AD. ntimuzifuze guhembwa 500 cyangwa 300 cyangwa 200 uzi na digiri ako kazi kaba gatanga, kuko hari benshi cyane bakorera kuri izi digiri za AD kandi bahembwa munsi y'100,000, benshi cyane muzi mu tuzi twa leta. Akarere kari mu kazi gagerageza guhemba amafaranga afatika ugendeye kuri digiri kaba gafatiraho, cyangwa se icyemezo cy'amashuri aka kazi kaba gafatiraho. Aka kazi rero ntigagucike cyangwa se ngucike no kugerageza, kubera ko amatariki ntago ari amatariki ya kure cyane, 21 ntago ari kera kandi nta nubwo ari vuba cyane, n'iminsi 3 gusa application ikaba irarangiye. Ndakeka ibintu rero wabisangiza bagenzi bawe mu gihe ukeneye ko nabo babona aya mahirwe. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wabyandika muri comment kugira ngo tube twaganira. Ukeneye ubufasha cyangwa support iyo ari yo yose, yaba iyo gusaba icyemezo cyo mu irembo n'ibindi bitandukanye, nabwo ushobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp urabona muri comment ya mbere y'iyi video. Mbifurije amahirwe masa kandi Nyagasani akomeze abane namwe.